Reka mbabwire buriya ikintu cyose werekejeho amaboko ujye ugikora ugikunze, ukore hard working kubera ko iyo ukoze neza kikuviramo umusaruro munini. For example, dore njyewe naturutse mu wa mbere mbuwa 30 na kangahe, mu wa kabiri ndimuka nanone nkubita uwa 35 ndasibira. Nsibiye mfatwa n'abana b'impinja ntari neze ko bamfata, ndavuga nti ngumye gutya n'abana nduta cyane bazamfata. Ndangije mfata decision yo kwiga, ndiga cyane. Muri icyo gihembwe cya mbere nahise nkumba uwa kabiri, ubwo ndi kuvuga mu wa kabiri. Igihembwe cya kabiri mba uwa gatanu, igihembwe cya gatatu ndongera mba uwa kabiri, igihe ibihembwe byose nabaye uwa kabiri. Nimuka mu wa kane, mu wa gatatu nako mu wa gatatu nimutsemo kubera ko yari amashuri abiri agiye mu ishuri rimwe. Nakoze cyane nabwo nkora hard working mba uwa gatanu. Maze kuba uwa gatanu ndavuga nti ibi ntibihagije. Mu gihembwe cya kabiri nahise mba uwa kabiri, mu gihembwe cya gatatu mba uwa kabiri, ibihembwe byose mba uwa kabiri. Nimuka mu wa kane, ubu ngubu niho ngeze niga senior 4 MCA. Noneho nagezeho naho ndavuga nti hard working nakoresheje nkiri mu mashuri matoya niyo ngiye gukoresha ahangaha nkubyeho ibindi byinshi. None umusaruro nguyu urabonetse. Igihembwe cya mbere mbaye wa gatanu, amanota yanjye 72 n'ibice 7. Mani mukore hard working ibintu byose bizaboneka. Niba ukunze iyi video kanda subscribe, share na comment, uyisharinge n'abandi bakore hard working. Umurimo berekejeho amaboko bawukore cyane, bawukunde kuko hari igihe uzabatunga. Erega no muri Bibiliya biranditswe ngo niba imirimo yawe yashimwe n'Uwiteka, icara wifatire vino yawe winywere. Ubu nanjye ngiye gufata vino yanjye ninywere kuko natsinze. Kanda subscribe nugenda utayisize. Ciao.